kwa Abdul Jalil, achoka pasi kwa Sakibara umutwara attention Abedi, achoka pasi hariya Saki Asumani hariya kuranya arashota cyagezemo Basane kuranya ndani Aziz Basane kuranya rasabara muri box ay kubita gati mwizamu plafo muzamara simukara ku mupira uhita wisekura mu rushundura Rayon Sport yandika igitego cya mbere rero kimwe ekipe iyamukura ubusamurera yakangutse kabisa attention abareyo bayitunguye rwose itarakarabana mu maso itarakarabana mu maso rwose bayikubita igitego biravava cyane kwa Emery Bayisenge kufra ikipe ya Rayon Sport hariya kuri Didier ni ugiye kwicongamo Didier Mugisha arayikorogo Chirembi Ramazan, assalamu alaikum. Ndani Fibu Rayon Sport ikaba igitego cyiza cyane cya kabiri ira mwiza cyane bahinduye w'umuterekano ku ikosa ryakozwe mu kanya gatoya simbuka bamwita Ramadan Chilembi Chibanga simbuka abasumba bose yikoza mu kirere nka kagoma aragenda atereka umupira n'umutwe kichwa risasi sasu ridafite ingesi ry'umutwe turagenda sekura mu shundura Rayon Sport yandika igitego cya kabiri hano kuri Kigali Pele Stadium hita ijugunya mu bafana imbere yabo akora geste nguri gukubita inkoni Fibo Rayon Sport icapa mukura mu gice cya mbere ibitego biri kubusa mu ntangiriro karekare za mapema igitego cya Basane mukabwibwa iki gice cya mbere kijya gusoza igitego cya kabiri cya Chimanga Mureri iri imbere ubururu bwabaye ubururu abareye batangiye amashyi bati hu sikia umva bareo umva Murera umva ikipe y'Abanyarwanda tega amatwi bayitareyo umva sasa Murera bibiri ikipe ya Mukura ubusa
mukanya turahita tujya muri half time. Rayon Sport bakaba bagiye kwitera kufura ariko iraho barengurira hafi ya touchline. Reka turebe Mukura ubusa Rayon Sport ifite 2. Attention Ritato, pira arawukaraga hariya Ritato, Joseph Saki. Bakunzi ba Mukura, abari hano muri Kigali Pele Stadium, abari mu mujyi wa Kigali, abari Huye ku Ivuko, ndavuga za Taba, ndavuga za Rango, ndavuga za Muyogoro, ndavuga hano ku Kaminuza, ndavuga hano kabisa muri Huye yose. Hejuru cyane umusore wanyu Joseph Sake, umusore mwakuye mu ikipe ya Muhazi, uyu nguyu ikipe ya Rayon Sport yaramushatse, mediateri mwiza cyane kabisa ku rwego rwo hejuru, akaba yitabye umupira mwiza cyane wari utewe na Elitatu Maestro. Solomon ukinisha ukuguru kw'imoso, karagabarira zamuka wa defenseur ba Rayon Sport Joseph Sake kuri dread zana nimero 12 yambaye mu mugongo, arasimbuka arabasumba wa mugani wa DJ Pius ati ninjira muri club Masumba, nawe yinjira muri box abasumba, barayikubita umutwe, pira ugenda widundira hasi mu nguni. Olivier arambura umubiri wose, imbavu zose. Service yari yahaye Rayon Sport nako yari imeze, yari nziza rwose, ariko asanga umupira wihutaga, ufite n'imbaraga, umurusha ingufu, uragenda umutanga mu rushundura mukuru, igaruka igitego kimwe. Ati ni kufra ikipe ya Rayon Sport, kufra ikipe ya Rayon Sport, kufra ikipe ya Rayon Sport. Amasegonda ya nyuma hano kugira ngo barebe niba batsinda match. Pira kwa Aziz Bendao, atera umupira muremure, shakisha forunganye, pira ifatirwa na Twizera Jare ku muzamu wa Mukura, awutera imbere ariko muzamu Kwizera Olivier ahita awufata. Kwizera Olivier, iminota 50 bongeyeho yarangiye, atera umupira muremure, umukino ukaba urangiye, umukino ukaba urangiye. Benshi ya Mukura yose yirukanyira kuri Samuel Wikunda, harimo n'umutoza Canisius, harimo abakinnyi ba Mukura bose birukanyira kuri Samuel Wikunda, bavuga bati aya manota tubuze ni wowe uyatubujije, ntabwo ari Rayon Sport. Bose birukanyira ku basifuzi, benshi ya Mukura, abatoza ba Mukura bose n'abakinnyi bo mu kibuga hagati. Samuel Wikunda arabareba, arababwira ati mwebwe icyo muzi ni ugukina, njyewe ibyo niza ni ugusifura. Ati nasifuye ibikombe bya Afurika 2 n'inyamusifuzi wabigezeho njyenyine, nsifura imikino ya kafu, ku basifuzi ba kafu ndiho, ntabwo abo bantu bose banyibeshyeho ngo abari mwebwe munyigisha ibyo nkora. Ubwo rero nuko umukino urangiye, tubashimire mwese, felicitation ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, pole sana ku bakunzi ba Mukura. Ubwo reka dusoreza aha ngaha, nshimire cyane Rigan, umugoroba mwiza kuri mwese ku munsi w'ejo n'urubuga rw'imikino.